Hello, ladies and gentlemen, beautiful people, nizere ko meze neza. Rero uyu munsi nagira ngo tugaruke kuri beef ziri kugenda zigaruka cyane hagati y'abahanzi, dore ko bikomeje kuba agaterera nzamba, dore ko uko umunsi ushira uko undi utaha bigenda bifata intero, ukabona ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Showbiz nyarwanda mu myidagaduro nyarwanda bikaba bikomeje gufata isura mbi. Uyu munsi byongeye kugaragara yuko rwose Bruce Melody na Yago Pondati bongeye kurebana ayingwe, bakongera kumvikana mu magambo mabi cyane asebetse, mu magambo rwose mabi umuntu atatinyuka gusubiramo, arimo n'ibitutsi bikomeye cyane, dore ko Bruce Melody yifatiye ku gahanga Yago akamubwira nabi, magambo atari meza amukomeretsa, na Yago yanze kuripfana, arahaguruka nawe aramusubiza amutuka nabi cyane, bamennye hasi umuceri, bamennye hasi isosi, muri makeya bikize ku karubanda abangaba bose. Ariko ikintu kiri kwibazwa na buri wese ni ikigamijwe, Ajabu TV show Rwanda. Nyuma y'uko hari hashize iminsi hagaragara umwuka utari mwiza, dore ko umuhanzi Yago akunze kugaragaza amarangamutima ye cyane ku bijyanye no kubwira abantu nabi. Muri iyi minsi ishize hagaragaye amagambo Yago avugana nabi cyane n'umuhanzi Oda Paccy, twabivuzeho kuri iyi channel yacu mu biganiro byabanje. Rero yagaragaye ari kumubwira nabi, amutuka, amubwira ko ari indaya, ndetse kandi arushaho kumubwira yuko ari umurezibiyene, cyangwa se bamwe baryamana n'abahuje ibitsina, cyangwa se bakunda kwitwa abatinganyi. Yago yamubwiye ko, yavuze ko Oda Paccy ari umutinganyi, yongera amusereza yuko azi neza ko ajya mu bapfumu cyangwa se ajya kuraguza. Yongeye kandi kuvuga ko hari byinshi amuziho, nko kuvuga yuko kuba adafashwa kurera umwana n'uwamuteye inda Click ari kubera yuko ari mubi Oda Paccy, ngo nuko Oda Paccy ari mubi, ngo niwe mubi, ntabwo ikibazo ari uko Click atakunze kumufasha. Yago siwe gusa bakunze kutavuga rumwe Oda Paccy, ariko ibi ngibi ntabwo ari inkuru tugicaguruka uno munsi, ahubwo indi nkuru yakomeje kurikoroza, ariko none yatumye Yago bamwibandaho cyane, bavuga bati se ni umunyamatiku, dore ko bose bamwise umunyamatiku. Niko yongeye kuzamukana Bruce Melody akamushyira mu matwi, ndetse akamugarura mu matwi y'abantu, avuga yuko nawe ari kumukomozaho cyangwa se ari kumukomakoma, bikaba bivuga yuko ashaka nawe kuba yamusubiza. Rero mu biganiro bitambutse, umuhanzi Bruce Melody yagaragaye mu interview avuga yuko Bruce Melody avuga yuko Yago ngo ari umusazi. Iryo jambo ryuko Bruce Melody yavuze ngo Yago ni umusazi ryakoroze Yago ku rwego rwo hejuru, ku buryo byageze naho Yago amwanga urunuka, agasa n'umukarabye, kuko yamaze gufata ikiganiro kuri YouTube channel ye yise Yago TV show, akora ikiganiro kirekire avuga kuri Bruce Melody by'umwihariko isaha irenga, amuvugaho nabi, dore ko hari benshi bakomeje kuvuga yuko Yago impamvu y'ibi byose ari uko ngo ashaka kumuzamukiraho nk'umuhanzi munini, dore ko Yago nawe amaze iminsi akora ibijyanye n'imiziki, mu ndirimbo akunda gukora benshi bavuga ko atanashoboye, ahubwo ngo ari ukunwigira n'ibindi, nk'uko na Oda Paccy nawe yabimusubijemo avuga yuko Yago ngo nwigira, ngo atazi kuririmba, bagenda baterana amagambo. Rero byakomeje kugenda bivugwa, Yago yibanda kuri Bruce Melody cyane, avuga ngo nyuma y'uko umbwiye ngo ndi umusazi, ati umusazi ni wowe. Arongera kandi biba ikindi kibazo, rero nyuma y'uko Bruce Melody amwise umusazi, bisa naho byamukuroze cyane rwose, agasa naho nawe bimusembuye, agahera ko akavuga, dore ko ibingibi byatumye rwose afata umwanya avuga kuri Bruce Melody cyane amagambo mabi, aramusebya, amuha gasopo, dore ko yakomeje atangaza yuko noneho mu gihe ngo
yaba akoze irindi kosa rimwe gusa, noneho ngo yazakora ibirenze ibyo yakoze, cyangwa se yavuga kurenza uko yamuvuze, muri make yamuharabika bikabije cyane, dore ko yavuze ko hari amabanga menshi cyane ngo baziranyeho, ari ibyo batavuze, ari ibyo batamenye, ari ibitaramenyekanye, dore ko yajya no kumaza kuba hari amateleviziyo abatagikorana, dore ko iyo urebye usanga amateleviziyo menshi Bruce Melody yari kuyakorera kwa M Irene, ari kuyakorera ku yandi macano atandukanye, ugasanga biri kugenda biba ikindi kibazo. Ibi nabyo yaguye bikomeje avuga ko kuba batari kumvikana neza ngo ari indi mpamvu, dore ko Bruce Melody imbere nawe yakoraga ibiganiro, ariko ubusanga uyu munsi nta biganiro bakiri gukorana. Kandi rero ikindi cyari kiba imbarutso y'ibi byose ndetse binavugwaho, mu minsi ishize yagiye ku gitaramo, mu gitaramo Bruce Melody ari kuririmba abona amadarapo. Ayo madarapo yari ariho ijambo big energy cyangwa se na Yago, amafoto yiwe ndetse n'amazina Yago. Iri zina big energy, Yago ni abafana be cyangwa se ni team ya Yago, yavuze yuko ari abafana be ndetse nibo yise big energy. Rero Yago yabikomeje avuga ko ari ikintu cyiza kigaragaza yuko ari uguhangana gukomeye cyane k'ubufana cyangwa se k'umuryango mugari wa Yago Pondati n'aba big energy be nk'uko akunda kubivuga, dore ko abenshi babyita ngo ni agatsiko, nk'aba Kevin Kade, RIB ubushize yabikomeje, umuvugizi wa RIB Dr. B Murangira Thierry yabikomeje avuga ko nabo big energy bakwiye guhabwa agasopo ndetse bakavuga ibikwiye, dore ko byavuzwe cyane mu minsi ishize ko Yago yaba ari no mu buhungiro, dore ko yanakurikiranywe kubera ko amagambo yari akomeje kuvuga amagambo mabi cyane, harabika abantu, bikaba ikibazo gikomeye cyane. Ariko rero iki gitaramo Bruce Melody yakoze bakazamara aya madarapo, ariho big energy ndetse na Yago, niho yabikomoje avuga yuko bari kumwereka yuko Bruce Melody adashoboye, kuko muri iki gitaramo ngo ntabwo ari ibitangaza byajemo, ibitangaza n'abafana ba Melody, ati ntabwo ari ibitangaza byajemo, ahubwo na big energy ba Yago. Rero Yago yabize turufu ikomeye cyane, imwereka yuko akomeza amushimangira yuko mu by'ukuri nta kintu amurusha, dore ko abafana bakomeje kuvuga ko rwose Yago ibingi bari kubivuga ari ukugira ngo amuzamukireho. Bruce Melody nk'umuhanzi munini, nk'umuhanzi ufite izina riremereye, nk'umuhanzi umaze gukora umuziki wa danje ku rwego mpuzamahanga mu Rwanda, ari gufatwa nk'umuhanzi wa mbere, dore ko rwose bidakunda kugaruka nawe ubwe abyemeza, dore ko rwose yanihaye imidari, yanihaye amakamba cyane, akavuga ko ari umuhanzi wa mbere, anakunda kuvuga ko ari we rwose, akanabishimangira nyuma yo gutwara Trace Award nk'umuhanzi wari mwiza mu Rwanda, nyuma yo kujya muri Coke Studio n'ibindi bitandukanye yakoze nk'amahita atandukanye, amakorabo n'ibindi, yagiye agaragaza ko ari umuhanzi wa mbere, dore ko n'urebye imiziki akora mu karere muri East Africa, agaragaza ko ari umuhanzi mwiza. Rero bamubwiye ko arimo ashaka kuba babwiye Yago ko ikintu Yago arimo akora ari ukugira ngo amuzamukireho mu muziki. Yago kuri iyi ngingo yatinzeho, avuga ko ahubwo Bruce Melody ari uri kuzamukira kuri Yago, kuko impamvu yavuze, yatanze ingero kuri YouTube channel, avuga ko Yago amaze kurebwa cyane kuri YouTube kurusha Bruce Melody, kuko yavuze yuko amaze kugira miliyoni 140 gutyo zirengaho gatoya z'abantu bamurebye kuri YouTube channel, mu gihe Bruce Melody amaze kurebwa n'ibihumbi 86 gutyo kuri YouTube channel. Rero aho ngaho ni ikintu yese avuga yuko atari ukumwigiraho, ahubwo Bruce Melody niwe uri kuzamukira kuri Yago. Kuri njye kandi Yago Pondati yakomeje avuga yuko kuri X yahoze yitwa Twitter, nabwo afite ibihumbi 140 by'aba followers cyese bamukurikira, mu gihe Bruce Melody afite 110 n'abandi gutya barengaho. Rero ni ikindi kintu Bruce Melody yavuze ko iki ngiki atari ukumwigiraho, ahubwo Melody ngo uri kumwigiraho,
asubiza ikibazo cy'umufana, mu gihe Chita yaje agira inama Yago amubwira ko ikintu gikwiriye ngo ari uko bakwiye kubana neza mu mahoro, bagatuza, bakumvikana, bagasabana imbabazi ngo ari cyo nyamukuru. Mu gihe Yago nawe yamusubije yuko icya mbere ari uko ahubwo ngo Yago abantu bose baza bakamusaba imbabazi ndetse n'umutima we ukabababarira, ngo nibwo babasha kuvugana neza, bagahuza, bakanumvikana. Rero ni ibintu bikomeje kuba byafata intera kuri rwo hejuru. Abantu benshi bari kwibaza ikiri kujya mbere, ariko nanone abantu benshi bakomeje kwita Yago umunyamatiku, kuko ari kugaragara muri bifu za hato na hato za buri munsi n'abanyamuziki batandukanye. Buri muntu wese uciye ahangaha ninde bavuganye nabe ni Yago, ukibaza kubera iki Yago. Ese ubundi bakibaza bati bagiranye ikibazo ni ngombwa ngo buri wese abimenye? Ese kujya kuri social media birakemura ikibazo? Ese ni kwa kundi uvuga ngo YouTube iyo ukiza amatiku uracuruza nibwo birebwa? Simbizi. Ariko muri rusange hari abantu benshi batari kuvuga ko Yago nubwo atari shyashya, kuko akabazo kose kabaye ahita aza kuripotinga. Dore ko nakomeje kuri amagambo yo kuripotinga avuga ko mu gihe channel ye ngo bari kumurega kuri RIB, baba baripotinze channel ye cyangwa se video ze, ngo yakora ubundi buryo bwishi bwo kwihimura, dore ko adatinya kuvuga ko afite imbaraga n'ubushobozi byatari byo kuba yaza akihimura cyane. Rero Yago rwose akomeje kugenda ari kuroza n'abanyamuziki batandukanye. Uyu munsi wari utaboneye Bruce Melody, ariko ikigaragara nuko abenshi ari kugenda abikwa mu buryo bugiye butandukanye. Yes, rero reka ngushimire kuba wafashe umwanya wumve ikiganiro kinyura kuri channel yacu yitwa Ajab TV Show Rwanda. Reka mbwira ngo niba utara subscribe yikore ubu ngubu, hanyuma tujye tubana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Hanyuma kandi niba warikoze nawe, Imana igureze umugisha mwinshi cyane, kandi God bless. Imana ikomeze kwenda ibiganiro byacu byo nakagaruka.